Ya niyo Bosco umuhungu tuzi wari umuhungu wa Irene niko navuga. Yaramuhubutse se? Yaramuhubutse hashize iminsi myinshi batandukanye. Imihanda ikomeje kugorana. Hariya niyo mpamvu muri iyi minsi rero uyu muhungu niyo Bosco yari yaracecetse hanyuma yo kuva kwa Irene nta bindi bikorwa yari yaragaragaje. Bigaragare ko ari ibintu bitabaye byiza mu itandukana rye na Irene. Bivuga ko byanze bikunza arimo aragenda yimanaginga gake gake. Yakoze indirimbo bita Iminado. Indirimbo isa nkaho igaragaramo amashusho akiri mutoya cyangwa se akiri imihanda. Iyi ndirimbo ye rero nayo ni nziza cyane. Ibitaramo yajyamo byose byagiye bijya mu mashusho yiwe ndetse akirimo no nawe ni umusore wavuzweho byinshi muri social media cyane ko muri iyi minsi niyo Bosco yaba afite n'umukunzi bameranye neza cyane bari kwishimana, ariko ibyo tukaza kubigarukaho mu kiganiro turi bukurikizeho iki ngiki. Hari n'ikiganiro yakoranye niba ari Irene sinibuka ikinyamakuru bakoranye interview bari kumubaza se koko amavideo yacicikanye mu mbuga nkoranyambaga koko urareba. Baramwiyongoje ngo arareba. Niyo uyu munsi turi na magazine noneho muri kino gitondo turabona ibintu byose biri kugenda byirukanka bidusiga. Ibintu bimeze fresh ari nako umuriro watse hirya no hino ku bintu bigezweho cyane. Turimo turakubwira ngo rero today dufite umuhungu wacu ukaba amaze umunsi umwe asohoye indirimbo nshya. Ni wa muhungu bari biciye hariya mu gitaramo cya Yago. Uwo bita Kiliku akiri. Kiliku akiri rero niyo uyu musore umuziki. Uyu musore ni umusore tuzi cyane w'umunyabigwi hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni umusore wagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye cyane by'umwihariko muri muzika. Murabizi ko yagiye akorana na ba Kivumbi aho bakoranye iriya ndirimbo bise Yarampaye cyangwa se Yarampaye. Hari collabo yakoranye na Bruce Melody, ndetse afite n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye kandi bigezweho. Bigaragara ko uyu muhungu nawe afite ahazaza heza kandi arakomeye cyane. Uyu rero uyu muhungu bita Kiliku akiri yasohoye indirimbo bita Ready. Official music ikaba yamaje kujya reka bafite 92,000 mu Burundi. Bajaga bavuga ngo dukora imizigo tugakora imizigo ariko ama-views yarahejeje. Mu Rwanda ntibagira icyo batuvugaho ngo ariko twebwe twakora nani mu Rwanda bakora ngo tukaba playing hano mu Burundi. Ariko ntabwo ari uko tutabakorera cyangwa se tutabavugaho, ahubwo wenda ntabwo abarundi badukurikirana cyane nicyo navuga, kubera ko ntako tutaba twagize ngo tubakorere kubigezweho tubavugeho. Rero uyu musore bita Kiliku akaba uyu muzigo yamaje gushyira hanze umaje kurebwa n'92,000. Bigaragara yuko byanze bikunze mu Burundi ama-views yarahejeje, mu gihe mu Rwanda umusitari cyangwa se twakita umusitari cyangwa muri rap aba yamaje kugera mu 100,000 kuzamura. Ubwo rero ntabwo twamuvugaho byinshi, gusa abamushaka baze kunyarukira kuri Kiliku akiri niyo channel yiwe banyaruka bareba umuzigo bafiteho. Uyu muzigo akaba yakoranye n'umuntu usa nkaho wajyana mu Metis. Muri video biragaragara ko umuntu bakoranye no umukobwa kabisa ukeye hariya ku bari bukurikirane Kiliku akiri kuri iyi ndirimbo barabona umuntu yakoresheje hariya. Niyo twarababwiye ngo ufite ibikorwa byo kwamamaza wazana tukabamamariza, ufite buri kintu cyose ushaka business yawe ko tuyigeza habona. Erega buriya niyo waba ufite abantu 300 bazi business yawe, natwe tukaba dufite abantu bacu 300 buriya tuba dutereyeho twatsi twacu. Rero tugane
tugane tubashe kuba twakorera muri P-Image Studio, tubakorera ibintu bigiye bitandukanye, tubakorera amafoto, tugakorera video mbese z'abahanzi bagiye batandukanye ndetse iz'ubukwe, iz'ibirori bigiye bitandukanye, hose tugenda tubakorera ama video meza, amafoto akeye, mbese ewana nama neza. Niyo P. Reka tuzamuke rero turebe mu minsi igera ku 9 umuntu bita Kevin Big Shot nawe yagize iki, yakoze indirimbo n'umuntu bita Big Shot featuring Shemi, uriya muhungu tuzi umwishwa wa The Ben. Shemi ariko nawe buriya bushize twamukozeho inkuru, uriya mwana yakoze mind arya bayita ngo ni Peace of Mind. Ya ndirimbo yarazengurutse cyane, none ndareba we na Kevin bamaje gukora umuzigo mu minsi 9 rero bakafite 97,000. ubwo muri rap mu Rwanda naho barimo bagenda basubira inyuma, sinzi impamvu ibintu bijyanye na R&B cyangwa se bijyanye n'utundi tuntu tugiye dutandukanye kutu melody abantu badukunda cyane kuruta hip hop cyangwa se rap. Kevin ntabwo tumuvugaho byinshi kuko twagiye tubona abahanzi bagiye bakora indirimbo zigiye zitandukanye. Hari indirimbo Neringabo we yaramaze ukwezi asohoye indirimbo bita Kuoma, bayikoze indirimbo iri official, ubona ko bayikoze Kaoma featuring Juno Kizgenge, ahantu ewana bayikoze neza cyane. Turagenda ko tuvuga mu byumweru 3 hari umusaza twari duherutse iminsi twarabuze, ngo niwe muntu unandikira abanyarwanda kenshi bijyanye n'indirimbo bamwita Niyo Bosco. Niyo Bosco umuhungu tuzi wari umuhungu wa Irene niko navuga. Yaramuhubutse se? Yaramuhubutse hashize iminsi myinshi batandukanye. Imihanda ikomeje kugorana. Hariya niyo mpamvu muri iyi minsi rero uyu muhungu Niyo Bosco yari yaracecetse, hanyuma yo kuva kwa Irene nta bindi bikorwa yari yaragaragaje. Bigaragare ko ari ibintu bitabaye byiza mu itandukana rye na Irene. Bivuga ko ubu byanze bikunze arimo aragenda yimanaginga gake gake. Yakoze indirimbo bita Iminado. Indirimbo isa nkaho igaragaramo amashusho akiri mutoya cyangwa se akiri imihanda. Iyi ndirimbo ye rero nayo ni nziza cyane, ibitaramo yajyamo byose byagiye bijya mu mashusho yiwe, ndetse akirimo no nawe ni umusore wavuzweho byinshi muri social media cyane ko muri iyi minsi Niyo Bosco yaba afite n'umukunzi bameranye neza cyane, bari kwishimana, ariko ibyo tukaza kubigarukaho mu kiganiro turi bukurikizeho iki ngiki. Hari n'ikiganiro yakoranye niba ari Irene, sinibuka ikinyamakuru bakoranye interview, bari kumubaza se koko amavideo yacicikanye mu mbuga nkoranyambaga koko urareba. Baramwiyongoje ngarareba. Ni ukuvuga ngo Niyo Bosco hari ukuntu umuntu aba atabona, twavuga ko atabona, ariko hari ubundi buryo asa n'ubonaho gato, ariko sinzi ukuntu twabyita, ariko ni umusore tuzi ko atabona, ntabwo ari ibintu biri official kabona. Ni amagambo aba agenda acicikana hagati y'abantu. Ubwo yaravuze ati bishoboka kuba wenda byaba ko ari nko gushinyagura, ntago navuga ngo birababaje kuko buri wese afite uburyo cy'ababyumvamo, gusa afite ubumuga bwo kutabona kandi akaba afite impano ikomeye cyane yo kuririmba no kwandika no kwicurangira. Yanjye gusa ntekereza ko abantu baba babiteraho ko ibi ntabwo twagakwiye kubivugaho cyane, kubera ko hari naho nge nabyita gushinyagura cyangwa se kuvuga umuntu kumusebya cyangwa se kumuharabika, nabyo bigatuma izina rye rizamuka cyane. Umuntu bita ngo ya mpano rero nawe yasohoye umuzigo hashize ibyumweru 3. Ya mpano nawe hanyuma yo kutubwira ngo ari kwikoma cyangwa se ari kwikubita, yagaruye indi ndirimbo nshyashya yise Umwana na Nyina. Aha bavugamo ibintu byinshi rero byo kuba umwana yarakurikije style za nyina, cyangwa se
nk'ukuvuka ku mubyeyi twavuga ko atari sawa nyine muri bwa buryo bwo gucuruza amashuka. Na Jay Polly nkeka ko ibyo bintu igeze kubikora hakiriho rest in peace ahantu hari hose ko twamufataga nk'umuhanuzi muri hip hop. Jay Polly nawe yigeze gukora indirimbo bita ibyo ubona mu buzima. Hari harimo story y'umukobwa wavukiye Idobandi ariko akura avuga ati ko nyina yari indaya yarategaga avuga ati ngewe nzakura ndenze mama mu mwuga. Yavuga story ko uwo mwana azakura arenze nyina mu mwuga ariko isaha imwerekeza byaje kurangira yarazi wa Dorian akungufu kugira ngo umugabo azajya umuheza azajya amujwigiriza ariko byarangiye ngo yibereye mama Ibogota. Mama sportif Bogota. Aha ni ya mpano nawe yagarutse muri iyi ndirimbo ye asa nk'ushaka kugaragaza biriya bintu bya Jay Polly kuko biragaragara neza ko ibyo yerekejeho ari nko kuba nyine umukobwa avuka nko ku mubyeyi twavuga ko ari umubyeyi mubi kubera ko buriya umubyeyi agiye muri iriya ngeso twakwita kare y'uburaya ntabwo aba ari ibintu byiza. Aha rero iki ndirimbo ivuga iyo usesenguyemo neza uba usanga n'umukobwa ari wa wundi wajya gufatanya na mama we muri wa mwuga bagahira urugo ku buryo noneho wowe musore ushobora kugenda wagerayo waba wenda ugiye kureba umukobwa usanga na mama waraje ashaka ko cya gikorwa mu gisangira. Urabona ni ibintu twavuga ko bidashimishije ariko binasekeje. Umuhungu wacu rero utari kuvugaho bikenya kuri social media bamwita Bushido. Nawe akaba afite indirimbo igeno imaze ibyumweru bitatu nayo iri new. Ariko hari n'akandi kantu ari gukora muri iyi minsi kagashya turi buze kugarukaho we n'umukunzi we ngo imitoma byakaze. Ari kumwivugiraho ubushize aho aherutse kuba yahura na Minisitiri w'umuco na siporo cyangwa se ushinzwe kuzamura ibijyanye n'ubuhanzi. Aho ahubwira ati yavuze ati twamukozeho inkuru nawe avuga ati turashimira papa wacu ko yabashije kuba yahagera ngo ubu tugiye no gutangira kunyunguta ku munyu. Ati tubabwira rero ko mu minsi iri imbere mwazana tubwirira uriya papa mukuru nawe akazadusura. Yavugaga perezida wa Repubulika. Hano Bushari ni umusitari wagiye agaragara mu bikorwa byinshi kandi bishimishije kubera ko buriya Bushari abanyarwanda turamwishimira cyane. Bushari ni umuntu ibintu byose abigira izi ntabwo akomeza ibintu kandi udukorwa twe tuba dushimishije. Ni n'umuhanga muri rap. Ni umuhanga muri rap ariko ngo muri no minsi ngo we n'umukunzi wiwe bameranye neza cyane ngo barimo baratomorana bya hatari ku mukunzi wiwe bakundanye cyane bo bita ngo ni bamwita ngo ni Pontiano ni Pontegiano ikiririmbo cyane nabamenye ari umukajyi bwami. Tubabwira rero ngo muri muzika nyarwanda izi ni nshya tubabwira ngo umuntu mu minsi ibiri umuntu bita Bwiza nawe yasohoye indirimbo bita tuyu indirimbo ifite amashusho meza cyane yakoreye ku mazi ndetse mu mapisine yakorera no ku ifarashi. Sinzi impamvu izi ndirimbo ziri kugenda zibica zigacika. Abenshi barimo baranibaza ngo ubundi buri Illuminati ntago yimukiye mu Rwanda we. Kubera ko umuziki nyarwanda urimo urazamuka cyane urimo uratera imbere ku rwego ruri hejuru. Ntabwo navuga ko ari Illuminati ahubwo ni nka bya bindi twagarutseho muri ya kipe twahoze tuvuga ejo muri ari amakipe yari yahuye y'umupira. Ubundi kubaka ikintu nibyo bigiteza imbere ntabwo zicara ngo utegereje ikintu runaka ngo kizagusapotinga nkuko Munyakazi yahoze abivuga nkuko Bruce Melody yahoze abivuga. Kora ibyawe bizatera imbere wicika intege. Aba barakora rero bagatangira kwitirirwaho ibintu bibi ariko nge navuga ko ari imbaraga bashira mu kazi. Umuntu bita rero Marina nawe mu minsi 11 nawe afite 187 bya views yashyize indirimbo ye hasi bita Ndokose ni featuring wa Ikibenda Ndokose yakoranye no bita Yekbenda cyase Yakibenda
iyo ndirimbo rero nayo yatakaye kuri YouTube, amashusho yawe ni meza, afite ababyinnyi beza cyane, mbese ibintu ni amaneza. Tuba turababwira ngo umuntu bita Element nawe twaraye tumuvuzeho, we ntabwo tumugarukaho cyane. Hari indirimbo imaze ibyumweru 2 iri mu gukoroza bigaca bigacika ku Isano Media Entertainment, indirimbo bita Teta iri hit kurusha izo zose. Iyo uriya mutipe bita Kid iri hit cyane, ku buryo ki ibintu byose biri kuvugwa bigaragaza yuko uyu muhungu nawe ashobora kuba azamutse neza nk'umuntu bita Shemi. Barimo barakora uturimbo, abana bakora uturimbo tugahita duhitinga cyane. Umuntu bita Region nawe yakoze indirimbo imaze ibyumweru 2 ifite 199. Mu gihe uno mwana muto cyane bita Kid mu byumweru 2 afite 481 views. Urumva ko yarushije ba stari bakamejeje ba Marina n'abandi. Kugenda utinda niko abana bari kugenda bazamuka mu mwuga. Bakagusiga. Iyi ndirimbo yakoze amateka kandi iri hit byatari bitewe n'uburyo cyane igitsina gore kimwe kirayikunda. Ikintu cyiza cy'indirimbo, iyi ndirimbo yaramamajwe cyane, ari bya bindi tuba tubwira abantu badukurikira, niba ushaka kwamamaza ibikorwa byawe egera F1 rwa TV tukwamamarize ibintu byawe bitera imbere. Urabona iyi ndirimbo itarasohoka full, yabanje yamamazwa cyane ku ma TikTok, ku macano hehe, yaramamajwe cyane. Indirimbo yagiye kujya hanze, abantu twese tuyitegereje. Niyo mpamvu niba utamamaje ibikorwa byawe nta hantu bizagera, ntabwo byamenyekana. Umuntu bita Kivumbi nawe yakoze iyo bita Wait, ari featuring na Axon. Visualizer bakoze akavisualizer, ntago ari clip twavuga ngo ni clip official, akavisualizer. Turakomeje rero muri showbiz nyarwanda, tubwira ngo umuntu bita Riderman we na Biri nabo bakoze visualizer, na karirimbo keza cyane, nubwo nta zina ryako ririho, ariko Riderman nawe yakoze ikigoma cya Danje. Umuntu bita rero Platini uheruka mu itsinda rya Dream Boys batandukanye, we na TMC, akafite indirimbo nshyashya bita Gelo cyangwa se Gileo. Igifaransa buriya kirancanga niyo kwisha kirancanga impamvu Gileo. Twebwe twamenyereye twakuze twiga mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda, cyangwa se tunakifundisha we kidogo cyangwa se Ikigande, bitewe n'uburyo twakunze gutembererayo hariya mu gihugu cy'abaturanyi. Usanga arizo ndimi twibanzeho, ariko bitavuze ko hano tutajya tubagezaho tugera ku Gifaransa ujya uvuga. Rero Platini nawe akaba yarasohoye indirimbo imaze iminsi 5 ifite 179. Sinzi impamvu aba bahungu ibihangano byabo nabo bitari gupika cyane, kugira bazageze mu bizabagora cyane. Ariko ubakiri mu itsinda wabonaga kuntu bazamukaga. Buri itsinda nicyo ndikundira, amatsinda arafashanya kandi buri wese ku ruhande rwe abafite abantu bamukunda bahurizamo ibintu bikazamuka. Ariko dusubira inyuma ho gato, amatsinda mu Rwanda arasana yashizemo kandi bakoraga ibintu byiza. Abahungu bari ready, ngewe banshake twikorera itsinda noneho. Umuntu bita Amaroni nawe akaba Don't Tell Me No yakoze indirimbo imaze iminsi 4 ifite 71. Abadakunda Amaroni ni wa muhungu wakoze ngo akora byakubaho. Ya ndirimbo yakunzwe cyane nayo iri mu mayembe. Bruce Melody rero nawe ari gukomeza gupostinga amakava cyangwa se na lyrics, agakora amakava. Iriya ndirimbo yakoranye na Shaggy akomeje kuyamamaza cyane ku buryo buri hejuru. Rero tubabwira ngo
turakomeza tugende tubasengurira tunabereka indirimbo ziri hit, indirimbo zigezweho, indirimbo zasoze kuri bya byamamare byawe cyangwa se bantu Hanze ukunda cyane, tugenda tubabagezeho namwe mubagezeho kuri F1 TV, tubabwira ngo mukore subscribe, mukore share, yewe mujye munatererega na comment mutubwira ati ibintu bimeze gutya, muragerageza cyangwa se murabikora neza, mudusesengurire bakanaka, mutubwire amavuna amavuko ya kanaka, y'abana nyine tubagende tubagezaho amakuru agezweho. Kandi ushobora ibiganiro byacu ntago binabowa cyane, kuko waba uri mu modoka, waba uri mu kazi kawe, ushobora no guplayinga buri ukanatwihera n'izo watching time, ukiyumvira amajwi yacu. Nkeka ko amajwi yacu buriya bariko barajaga barayakunda cyane. Mu kanya gato rero turaza kubagezaho amakuru yimbitse noneho yasohotse ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibyo muri sinema. Turaza kubabwira kuri sinema ikomeje gukundwa cyane, ishobora kuzatwara ibikombe byinshi muri kino gihugu cy'u Rwanda. Turaza kuyibagezaho cyane mu mwanya ukurikira, turaza kuyibagezaho cyane. Tubabwira rero ngo nakagaruka mwari kumwe na Niyop yatanije na P1. Tubabwira ngo nakagaruka Bwiza. Ciao.